ndikubwira like what did you think? It's hard. Oye, nawe tuburire ku kazi gusa tarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant. Ntago ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid them avoiding instead. So ubundi se Muheto wamwizeyemo iki buryo umuwera open to that level? Ariko nyine iryo ni ikosa naho ariko I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa like kubona nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza. Sinzi niba uri kumujyaho. Yeah, wakoze ikosa uwo ariko rero none uri kugupenaliza. Noneho ikindi kirimo Muheto ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinakubwira ko that's my life. That's n'akazi kanjye. Yeah. Ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye Muheto since day one. Utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi muri kumva. Yeah. Aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose. Uyu mwana ngomba kumuha happiness deserve. Other factors uzihore. Kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kumuha ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money. Nashaka kumuha ibyishimo deserve. Uriya mwana ya fighting for that, so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguha. Kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible. Ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jory uvuye kuri Jory uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesu ugiye kuri ibyo byo it's impossible. That's impossible. Ikindi cya kabiri ntago if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person. Umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana right. So ngatekereza all those factors why I'm not happy. Ubundi se yanyimiye iki happiness? So compare someone who are attracted to I don't feel it. Okay. Go stay in your go stay in your lane. Reka mubwize ukuri. Mama siwe nanuhari noneho ngo na like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga sibyo. Ubu kinsiganye ni abavandimwe mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire sa kuko happiness ndayizi kit ibintu nabijemo the way my trust guide me muri ibi I will ariko byarabaje
nzabikora imana izabimfashemo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi hari abantu ese kidi ntarakwandikira ese kidi ntarakuvugisha ese kidi ndabizi birwaho bari aho ngaho n'ababikubaza n'abakora iki ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku yani Muheto nubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be on failure okay so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo none nizeye ko mwabonye mu Miss Kid akunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve it ntabwo nagiye nterure mu tereka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abantu fight nyinshi umwana wa kanaka aba ntabashyigikiye aba ntabashyigikiye many things but for me nuko ari umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya ukicarana na Muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira ibyo bavuga uyu muntu mubana mute so cyangwa nk'ubu n'urugero njye nshobora kuza nkakubwira ati Muheto urabizi all those friends n'abashuti banjye but be careful about this person he's not good nabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashemo ariko nyine ukabona umuntu wo kunagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara uku kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo ndi kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you I don't feel you rero anyway sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye Muheto to be honest naragukunze not as a girlfriend boyfriend no ndumva ukunda umuntu umwana ndamukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo ni ibintu byizana birabyuka bikaza cyangwa nibize ariko n'umwana ndishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa and I will try my level best to make her dreams good dreams at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo it's okay it's fine I'm okay
ariko how like ngo can you say a weekend nawe uza aho ngiye nawe uza wagiye aho tugiye it's fine ngo no akamarizo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe ukubwira direct ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhetaranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntago ndi to be honest meto nubwo n'abandi fake nawe nyine hari igihe udashyiramo imiyago ugareka mwavoid like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay. It's fine. Muheto mubwiza ukuri sinubwiye mumbura abavandimwe banjye sibo ngira bonyine. Yeah. I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya avuga ngo George muri n'abanyarwanda se avuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah. George muri n'abanyarwanda se avuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze aho ariko ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness. Muheto yambwiye ngo don't feel you. Ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira n'ikindi the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu ikintu cyiza I appreciate that. No kumindura byo byaraminduye to be honest ariko hari kitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wamugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi ikitamindukaho ni kimwe nuko nshobora gufata rega Muheto nubwo nakwicara nkaya nkavuga ati okay reka nkora akazi ka Muheto gusa none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi navuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time akazi ka Muheto no ni iminota ingahe akazi kandi akabasa akazi urabona ko abamisi rwose ni sawa yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that jewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere ya Muheto no Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa ngo but icyo ndeba ni personal growth ku buryo umwana nishaka avuga wese ujuri ni yabaye Miss saba ndetse ni basi bikorwa biraho ariko personal growth icyo ndeba ni cyo ngicyo personal icyo kiri personal so wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira akaba ibyo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want. Just ndashaka kubona Muheto ndashaka kubona to be honest ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo kandi you will reach. Amen to that. We will. Ariko kuvuga ngo
Sawa, good night. Thank you for the ride. See you. Good night. You take care. I will.